nifuza kuzashyira imbere umunyarwanda akamenya icyo ari cyo inyama. Kuvuga ngo ibishyimbo ni inyama turabimenyereye, ariko nti Mahama muraho. Ndabashimiye cyane kuba muhangara iri zuba. Nanjye nagize urugendo rwatumye amasaha aba magufi. Ubusanzwe mu by'ingenzi nifuza kubazanira ni ugukoresha igihe neza. Niba rero ndabasubuje cyane kandi twishimiye ko mwitabiriye kino gikora cyacu Kigufuri. Hano twatangiriye kampanye zacu mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana. Byo twagaragaje dufite ku mutima, icyambere nuko twifuza ko buri munyarwanda agomba kwihaza mu biribwa, umuntu akabona ifunguro inshuro 3 ku munsi, kubera ko haracyari ikibazo cy'uko hari abantu babona ifunguro rimwe ku munsi, ndetse hari n'abandi bakubitira abana kuryama bakabaha igikoma. So tukumva ko twashyira imbaraga ingengo y'imari ihagije mu buhinzi n'ubworozi, kubera ko abanyarwanda benshi cyane barenze 90% batunze n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi. Twashyira imbaraga nyinshi cyane noneho kubyo icyo kibazo cyo kutwakwita cyo kubura ibiryo kibe cyagabanuka, ariko dushiremo na gahunda y'ubuziranenge mu biribwa. Turya ibiryo bizaturwaza indwara, ko mwabonye za kanseri zabaye nyinshi kubera ibiryo turya bimwe biba bitatuzuye ubuziranenge. Tushikirana gahunda yo kuhinga tukoresha ifumbire mborera. Kindi twavuze mu by'ukuri cyabaje abanyarwanda benshi cyane batugejejeho ikintu cyo gufunga abantu igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 y'agateganyo ikavamo umwaka, ikavamo imyaka 2, umuntu akazarekurwa nta bimenyetso bihari ari umwere. Tukazashiraho ikigega cy'indishi z'akababaro ku bantu bose bafungiwe ubusa bagafungurwa ari abere, ariko n'aba bafunze bakazabigiramo uruhare mu kwishura ayo mafaranga. Kandi ibyo kubera ko abanyarwanda benshi ntibashaka kujya kurega, umuntu wese wafungiwe ubusa akaba yabona ayo mafaranga, bizafasha kugabanya uko gufunga abantu mu buryo butuje amategeko. Ndetse n'ibintu bya transit centers aho bafungira ngo inzererezi, abana bakabita inzererezi, abana bakabita indaya, ibyo rwose twarabivuze n'ubushize cyatubaje ko bitavuyeho. Tuzashaho gahunda yo kubikuraho burundu kugira abantu bose bagomba kuba bakoze icyaha cyangwa ikibazo bafungwa mu buryo bwubahirije amategeko n'imisi yubahirizwe. Noneho niba nta bimenyetso bihari umuntu arekurwe, ariko nanone tukazongera n'ingengo y'imari n'ubushobozi urwego rw'igihugu rwa RIB rushinzwe gukora ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bwa procureur kugira ngo bakore neza akazi kabo muri iyo minsi iteganijwe n'amategeko. Mu byinshi twavuze tuzagabanya n'umusoro wa TVA uri kuri 18%, dushaka kwigabanya gere kuri 14% kugira ngo ibiciro biri ku isoko bigabanuke, kuko usanga kuko umusoro wa TVA wishurwa n'umuguzi wa nyuma.
iyo bawuzamuye n'ubundi umuntu biramuhenda cyane. So uyu musoro nugabanuka abantu bazabona amafaranga haje babe bahaha bishimye, ariko bashobora no kwiteza imbere. Tufite gahunda nziza kugabanya ubushomeri mu rubyiruko ndetse no mu Banyarwanda muri rusange, aho tuzashyiraho inganda ntoya mu yose mu mirenge yose y'u Rwanda 416 habe u Rwanda twita agro processing industries ku murenge, kurego rumurenge, ku buryo buri murenge ufite ikintu ukora. Niba ari abatunganya ibitoki babona uruganda tunganya bivuye mu rutoki, niba ari imyumbati gutyo, niba ari aborozi cyangwa se abaroba amafi cyangwa se abacukura amabuye y'agaciro, habe uruganda ushobora gutunganya ibintu bakora. Icyo gihe urubyiruko rwinshi cyane cyane n'abandi bashaka akazi, abize n'abatize bazabona ikintu bakora. Iyo twumva ko tuzatanga akazi kageze ku 500 ku mwaka, ni muri byinshi twavugaga. Twishimye cyane, twavuye mu murenge wa Kimironko tuzi naha tucya mu mujyi wa Kigali ndetse tugera na Nyabugogo. Abaturage hose aho twakiye batwishimiye cyane, ariko nabone twasanze abaturage batwishimiye cyane, kandi twashimiye n'inzego za leta zose zaje kutwakira, harimo umuyobozi w'umurenge wari uhari bagariye inzego za leta, ariko n'abandi bayobozi ba RGB, komisiyo y'amatora n'abandi batandukanye. Byose twabyishimiye, ndumva byagenze neza cyane. Hari aho twageze tugasanga umuhanda warapfuye, inyuma ntaho bari batubwiye bati hari umuhanda wapfuye, murumva ko byatumye tuyoba. Ariko abatuyoboye bose ndabashimiye ku buryo amasaha mwadutegereje, namwe ndabashimiye. Ngiye kubagezaho, ntabwo ndi butinde cyane nk'uko nari nabiteguye mu gitondo, imigambi nshaka kwiyamamarizaho, kandi ndifuza ko iba iyanyu. Dutangiye urugendo rwa demokarasi, ni ukuvuga gushaka umuyobozi wa manda dutangira ejo bundi nyuma y'amatora. Manda nshya izaba ifite imyaka 5. Ntabwo umuntu ashobora kwitora ngo agende yinjire mu rugwiro adasabye uruhushya abaturage. Biri mu byanzanye rero namwe kubasaba urwo ruhushya, kandi ndabizeye. Niyo mpamvu mbashimiye ukuntu mbona mu maso muri mu bantu bazavuga bati urugwiro ruzagira umuyobozi kandi biduturutseho. Hari abagabo 3, muri bo nitwa Mpayimana Filipo nk'uko babibabwiye. Ejo bundi nariho nkosora umuntu wari hambwira ngo nzavuga imigabo n'imigambi. Ndavuga ni rimwe na rimwe hariho umuntu ugira imigabo myinshi cyane ugasanga arakurusha. Ndavuga ntizatinda cyane ku migambi, muzamfashe muri iyo migambi. Ngiye kubagezaho ingingo 50 ntazirambura, kubera yuko turahita twihutira kujya mu karere ka Ngoma kugira ngo nibura aho dukererwe gahoro. Ariko icy'ingenzi cya mbere, dushimishijwe cyane no kuba turi kumwe namwe mu gutangira iyi gahunda yo kwiyamamaza. Ntabwo muri inyuma y'u Rwanda, muri mu Rwanda rwiza. Kirehe ntago ari kure ya Kigali. Nkaba ngira ngo mbamenyeshe ko tuzagera mu turere twose, hanyuma nimushaka mu ntume no ku rundi ruhande inyuma y'ishyamba rya Nyungwe zahagera. Ndabona ari kimwe nuko nageze hano iburasirazuba, nzagera iburengerazuba kandi nzababasuhuriza. Bimwe mu by'ingenzi rero urumva ko natangiye kubyuzuza. Umuyobozi wegera abaturage, atareba abari hariya mu cyahafi cyangwa Nyamirambo gusa. Nkaba mbashimira kuba u Rwanda rwa hano Ikirehe rurasa n'urw'i Kigali. Rurasa n'urw'i Kigali rwose, kaburimbo ahiri ntabwo ari kure. Ibijyanye na kaburimbo ntabwo biri mu byo ndi butindeho kuko turazifite, ahubwo uburyo bwo kugabanya gukoresha neza izo kaburimbo, gukoresha neza imihanda muri bubyumvemo.
yego ubwo murakoze rero mu ngingo ya mbere nifuza ko muzantoreraho ni ukureba imyaka 30 turangije, kandi ndetse ubu kwiyamamaza tugutangiye tukiri mu gihe cy'icyunamo cy'iminsi 100. Niyo mpamvu ngira ngo mbere yo kwinjira mu ngingo zitwa imigambi, banze mbasabe tuzirikane iminsi 100 u Rwanda rwamaze mu icuraburindi. Tunashimire igikorwa cy'ubutabazi cy'ubutwari cyo kubohora igihugu cyakozwe n'inkotanyi. Iyo kitaba ibyo byose turimo ntacyo byari kuba bimaze. Hari indirimbo nyankunda kumva buri gihe iyo ndyamye nkayumvamo ngo mwarakoze inkotanyi, niba muyizi tuyitere ubundi dukomeze gahunda. Ariko tubanze umunota umwe wonyine wo kubyibuka, kwibuka ibyo bihe no gushima inkotanyi. Murakoze cyane. Ingingo ya mbere rero nyine izaba iyo gufatanya n'abashakashatsi tugasesengura tukareba niba uko inzego zubatswe muri imyaka 30 nta zikwiye kugabanywa uburemere kugira ngo ingengo y'imari itajya iba nini cyane, kuko ingengo y'imari yacu ihora izamuka. Bimwe mu bizadufasha kuyicunga neza ni ukureba niba nta nzego z'umurengera, nta nzego z'inyongera zagiye zishyirwaho huti kubera ibihe byo kurema igihugu bushyashya. Mu buhinzi nzasaba ko uburyo twubaka amazu umunsi ku munsi twazirikana ko guhinga ari byo by'ingenzi. Ibyo kubwira umuntu ngo ubaka udafite ubushobozi bigasimburwa no kubwira umuntu ngo buretse kubaka ubanza ugira ubushobozi. Iyo ni politike ndende cyane izatuma ubuhinzi dufite bubona ubutaka igihe kirekire. Ibyo ndo mbabwira ni ibintu bishobora kudufasha kugira imyaka nka 200 imbere yacu ubutaka dufite bugingana nk'uko bungana. Ntago nshaka kuvuga ngo ubutaka bwarashize ngo igihugu ni gito, oya. Ndashaka kuvuga ni igihugu dushobora kureba imbere mu myaka 200 dushingiye ku ngamba zo kubaka inzu zigeretse kandi inzu zitondewe. Hanyuma ibyangombwa byo gutanga kubaka ibyinshi bikaba ibyo kuvugurura kuruta ibyo gufata ubutaka ushyiraho inzu. Indi ngingo nabwiye ko ndi bwihute ni kongera ibiribwa kwisahane duhereye ku mashuri. Niba abana bakomeza gutaha bavuga ngo ntibariye neza, tuzashakira ahantu habiri ibiribwa bishobora kuba ari bike, hajyaho za politike zivuga ziti ese abanyarwanda barya ibiryo bihagije ku isahane. Ujya muri restaurant ukabona basondetse umuntu. Hanyuma tuzanashakira no ku ruhande rwo kumenya niba abacunga ibiribwa batabinyereza. Ariko aho tuzarebera ni gushima k'umunyeshuri ko yariye ku ishuri. Nicyo gipimo. Ntazagira undi mwana utaha avuga ko atariye neza. Ikindi ni ukongera umusaruro w'ubworozi. Ndagira ngo ubworozi buzabe bwa mbere dushora ibintu mu mahanga biturutse mu bworozi. Ibyo birashoboka, tugashaka abashoramari bashya bafite ubushobozi. Ubworozi ntago dushyiramo imbaraga, n'uduke dufite ibihugu duturanye biradutwara, ugasanga abanyarwanda bararya ibijumba n'ibishyimbo nta uzi inyama. Banyakirehe murya inyama kangahe mu cyumweru? 3, 2, 1. Nta na rimwe uriya mwana bivuze bitume biri muri gahunda. Nifuza kuzashyira imbere umunyarwanda akamenya icyo ari cyo inyama. Kuvuga ngo ibishyimbo ni inyama turabimenyereye, ariko ntabwo ari byo. Guteza imbere inganda ntoya. Inganda ntoya birakenewe. Habaye inganda nini, ariko n'inganda ntoya zikenewe gutezwa imbere.
turashaka ko umuhinzi ufite urutoki rwe ashobora gukora uruganda rwo gukora urwagwa tukarusanga muri Hotel de Mille Collines. Birashoboka, kandi n'inganda nini zigakomeza zigahabwa umwanya, ariko zitambura ubushobozi abaturage ngo abaturage bakorera inganda nini. Inganda nizishakira imirima, zishakire ibi bikoresho. Urumva ko haba hari impinduka nyinshi zikenewe. Nizeye ko aho ngaho iryo jwi nta wari nyambura. Kubijyanye n'ubworozi, ubworozi tubwongere, ariko zanasaba ko dushobora no kujya kuroba no mu nyanja nini. Kubijyanye n'uburezi hari byinshi cyane nifuza, cyane cyane mu mashuri makuru abanyeshuri bahabwa imyenda bakaba bayicungirwa neza, kandi bakayihabwa neza, kandi bakayihabwa bose ababishaka. Ntabwo ari guhabwa umwenda bigomba gutoranyiriza umuntu ngo wenda guha umwenda wo kwiga wowe sinkuguhe. Hari n'ibindi rero mu mashuri abanza n'ayisumbuye, abana biriya bintu byo kugukorera amakayi urutugu rukavunika, bigaragaza ko abarimu batita ku buzima bw'abana. Agomba kujyana ikayi imwe afitiye homework mu rugo, izindi akazisiga ku ishuri. Niba ikigo kidafite ahantu habikwa ibikoresho by'abana, icyo kigo ntibagihe uburenganzira bwo kubaho. Hari kandi mu burezi ni bya bindi nari mvuze byo kurya bakijuta. Niba mugaburira abana ku ishuri nibahage, niba badahaze ni mubireke. Ngiye kujya ku mari, ubukungu n'ubucuruzi. Hari nta hantu hatari umukomisiyoneri hano mu gihugu, ahantu hose aho ugeze hose arahari. Uwo murimo w'ubukomisiyoneri wica ubucuruzi, ukwiye kugira amategeko awugenga ku buryo uba umurimo nk'iyindi ndetse ugasora. Kongera umubare w'imirimo duhereye kuri w'ubukomisiyoneri, imirimo isoreshwa ni ngombwa. Uburyo bwo gutanga akazi dusondeka abakozi bigahabwa gahunda mu minsi iri imbere muri manda itaha. Burya n'umukozi w'umufundi ni umukozi nk'abandi nk'ukora muri ministeri. Abakozi bazaba bareshya kubera ko umurimo uri mu ndangagaciro za leta yacu za Repubulika y'u Rwanda. Enye, ninde wazimbwira? Enye, umurimo, gukunda igihugu n'ubumwe. Hari n'indangagaciro zitanditse kuri cya kirangantego nk'ubupfura. Hari kandi gutsura ishoramari ry'Abanyafurika mu Rwanda, hakaba gukomeza gutsura ubukerarugendo. Ubukerarugendo hano mu ntara y'Iburasirazuba burahari buhagije, ariko hari n'agashya nifuza mu bukerarugendo ku musozi wa Crete Zaire Nili uba icyerekezo cy'isi yose nk'igishushanya umutima wa Afurika, kuko niwe inzuzi nini za Afurika, Zaire cyangwa se Kongo na Nili zituruka. Kandi burya babazungu bose mwabonye baza muri Afurika bakurikiraga inzuzi, nguko uko bageze mu Rwanda. Gukomeza gutsura ishingwa ry'inganda mvamahanga ni ngombwa, kugabanya inyungu z'amabanki, kongerera uruhare abanyamuryango ba za koperative bakagira ijambo mu micungire ya koperative, guhindura ubutaka bw'umuturage bukareka kuba ubukode bukaba umutungo w'umuturage, ndetse bizanatuma awusorera yishimye aho kuwusorera kandi awukodesha. Biri mu byo nifuza ko bizagerwa. Murakoze amashyi, mubiha amashyi. Nibyo kubigeraho biba byatugoye tubisesengura tubaza abaturage, muzongere nanone mubintorere. Mu bubanyi n'amahanga, Abanyarwanda baba mu mahanga n'imikorere ya za ambasade, hari ivugurura rigomba ku buryo ambasade iba urwego rw'ubuyobozi rw'umunyarwanda wo mu mahanga, n'abanyarwanda bo mu mahanga bakareka kuba
ibipinga, ibigarasha, ibiki, bakagira urwego baganiriramo nk'uko mu Rwanda tuganira. Niyo mpamvu ningera ku itorero ry'igihugu ndi burivugeho no mu mahanga niryo rizakemura icyo kibazo. Turakomeza, ingamba ni nyinshi, ntayo simbuka, ndagerageza, ariko harimo no kuba Afrika ishobora kuzagira umusanzu ukomeye w'u Rwanda muri manda itaha. U Rwanda uko rwakemuye ibibazo kwishakamo ibisubizo, rugafasha na Afrika kwishakamo ibisubizo. Turi Abanyarwanda, turi n'Abanyafrika, kugira ngo ako kantu tukumve neza, tukabyaza umusaruro. Mureke iyi manda itaha mume mu mwanya ukomeye, mwashaka mu hejuru, nta muntu nzabangamira. Hari wavuze ngo umwaka wa 17 ngo sinatsinze Kagame. Oya, ntago ngamije gutsinda Kagame, ndashaka gutsinda amatora. Ibyo birumvikana. Burya iyo turi mu kibuga tuba tuzi buri wese ubuhanga bwe. Kongera uruhare rw'u Rwanda mu gushakira umuti ibibazo by'ibindi bihugu bisanzwe biba, bikazakomeza guharanira ko hashyirwaho mu rwego mpuzamahanga gahunda ifasha abatuye isi gusaranganya imiturire, tukaba dutuye ku isi imwe, gutegura uburyo Abanyafrika bakuhura bikozwe n'u Rwanda. Noneho reka njye mu buzima rero hari ingamba nyinshi, kuko uburinganire bwagezweho, umugore yahawe ijambo, ariko haracyari ibibura kugira ngo umuryango nyarwanda ushingire ku mugore n'umwana, cyangwa tuvuge ku mwana na nyina. Ibyo ni ngombwa ko bigerwaho. Kugira umugore minisitiri ntibihagije. Niba umugore wo mu cyaro wabyaye akaba afite umwana w'amezi 2, umugabo we amuraje ku nkeke, bajya gutandukana, umugore akirukanka agasiga umwana. Nta mpamvu nimwe izabaho yo kugira ngo umwana munsi y'imyaka 5 atandukanywe na nyina. Hari n'izindi ngamba, mujya mwumva ngo imibare y'abana babangavu ngo bagize gutya na gutya. Imibare y'abana babangavu ntizongera kubaho, tuzajya tumenya imibare y'abagabo babahohoteye. Nta mpamvu yo gushyira stress ku bana babangavu, ntitumenye imibare y'abagabo baba bafashwe babahohoteye. Niyo dukeneye. Burya biraremerera abana b'abakobwa, kandi umwana w'umukobwa nifuza ko igihe cyose bimubayeho akabyara umwana ahita afatwa nk'undi mubyeyi. Za mvugo zose zo kuvuga ngo umuntu yabyariye mu rugo cyangwa yabyaye adakuze, ibyo nta kintu bivuze. Aba yabyaye, aba yabaye umubyeyi. Ibyo ni ingamba ndende, harimo n'izatuma nyine n'abana bagira uburyo bwo kuvugirwa mbere y'inkiko zihariye z'abana. Ngiye gukomeza mu bikorwa remezo, ingingo nini cyane yo kureba uburyo imihanda yubatse, aho imihanda hose ihurira hakasubirwamo, kuko abayubaka, ababitwubakira aho ngaho iyo bahageze nta kintu na gito batumarira, turabahemba bakigendera. Ndetse amateme nayo barayasondeka. Niyo mpamvu ahashobora kujya iteme, ahashobora kujya zebra crossing, ahashobora kujya ihuriro Carrefour, zasaba ko byongera kwigwa bushyashya. Biri no mu bizatuma imikoreshereze y'igihe igenda neza. Ngiye kugera ku mutekano n'itangazamakuru. Ni nkaho navuze ko itangazamakuru rizajya muri Minisiteri y'Umutekano, kuko icya mbere ni amakuru. Abanyamakuru ntibazakomeza gukora umwuga bafitira, bagomba kugira uburyo bw'insimburamubyizi iba ari abanyamwuga, ku buryo demokarasi ishingira ku makuru atangwa n'abanyamakuru ataguzwe. Abanyamakuru bakagurisha ibinyamakuru aho kugurisha amakuru. Ku ngabo z'igihugu naho hari ingamba yo kuvuga ati ese ni gute abana barangije amashuri yisumbuye batozwa bya gisirikare. Itorero ryonyine ntirihagije, ritageze no kuba bamara n'amezi 6 batozwa igisirikare, bakabona gusubira mu buzima busanzwe, hakavamo bafite noneho umuhamagaro wo kugikomezamo, n'abatagikomejemo ariko bakaba ba reserviste.
Ubutabera naho hari ingamba, umurimo n'imibereho y'abaturage. Navuze ko umurimo ugomba kujya imbere, imirimo kandi ikiyongera, umushahara ugashingira ku isaha, kandi isaha y'umurimo igihe irangiye umukozi agataha. Ndashaka ko abakoresha barekeraho gukandamiza abakozi ku bijyanye n'amasaha y'akazi. Igihe isaha y'akazi irangiye umukozi agataha akajya kwita ku rugo rwe. Iyo ni ingingo ikomeye cyane, ikomeye. Nifuza ko Banyakirehe muzanshyigikire tuyiteze imbere abakozi bacu guhera ku bato no ku bakuru. U Rwanda rwacu ruzahindura isura. Usanga umugabo atashye atabeshya umugore ngo narindi mu nama, akazi karangiye nkomereza mu nama, ayanga kuvuga ko umuyobozi yamuheranye, kugira ngo ejo none hazahimba ibindi by'ahandi yanyuze. Murakoze. Hanyuma tugiye nanone kandi gusaba ko mu butegetsi bw'igihugu haba ivugurura ku bijyanye n'uburyo abaturage bahagarariwe n'intumwa za rubanda. Intumwa za rubanda zikaba koko intumwa za rubanda. Murabona mfite amahirwe menshi cyane yo kuba ndiho niyamamaza mu izina rya Mpayimana Philipo kuko byemewe ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko abadepite baziyamamaza mu mwanya w'amashyaka. Uretse umwe uzaba yigenga, muzamutore, ndamwamamaje, ndumva ari uburenganzira bwanjye kuko nanjye ndigenga. Umuntu wigenga burya ubwigenge nta muntu n'umwe utabushaka. Tuzashyigikire ko n'abadepite bacu bazajya biyamamaza mu mazina yabo, tukabatora iwacu muri Kirehe, twatuvuga duti twatoye kanaka azatuvuganira nk'intumwa y'umuturage. Arakomeza akavuga agakorera rya shyaka rye, ntibibibuza iyo asubiye kuba umudepite mu nama, ariko iyo ariho yiyamamaza mu baturage agomba kubabwira ibyo azabakorera n'ibyo azabamarira, nabo bakamenya uwo bazatuma. Bishobora kuba bitumvikana kuko uko tugenda dushyiraho imiyoborere hariho bimwe bihinduka gahoro n'ibindi bishobora gutinda, ariko nibura bazabishyire ku meza y'ibishobora guhinduka. Ngeze ku ngingo ya 45 muri 50 nabateguriye, hakaba nifuza ku bijyanye n'imikino n'urubyiruko ko buri murenge wahabwa ingengo ya siporo, ku buryo nibura buri murenge ugira ibibuga byose by'ubwoko bwose kandi bizima, foot, volley, basket, tennis, rugby, bigahabwa ingengo. Hari rero nanone n'urwego rufasha urubyiruko gushaka imirimo ku rwego rw'umurenge, ku buryo uba umurimo wihariye yo gufasha abaturage gushaka imirimo, ari nayo mirimo bazashingiraho basorera igihugu, kuko nabyo birashoboka ko buri muturage bamenya bati uru rugo rufite ubukungu rwasaruye gutya rugomba gusora gutya, udashoboye gusora nibura ashobora gufashwa. Ingingo ya nyuma, umuco n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Nifuza ko habaho umuco ukomeye cyane wo gukorera ku gihe, tugakorera ku gihe nta kukererwa. Nzasaba abadamu cyane cyane bagiremo uruhare rukomeye, kuko umugabo bamutumira mu bukwe akabeshya ngo madamu we niwe wamukerereje. Ndabeshya abadamu bacu, niba atabeshya rero nimwe muzahererwaho kugira ngo uwo muco tuwushinge mu Rwanda. Bityo amakwe biriya bintu batubeshya kuri invitation ngo ubukwe buratangira saa 3, ariko buriya baba bazi ko babeshya igihugu cyose, ugasanga ubukwe butangiye saa 6. Yo hari impamvu birumvikana, ariko iyo wabyanditse uvuga ngo ubukwe buzatangira saa 3 ukabutangiza saa 6, se urumva uba wubaha Abanyarwanda. Isaha izabe indorerwamo yo kubaha mugenzi wawe. Umuco nyarwanda baravuga ngo imfura baho mwasezeraniye, iyo uyihatanze urahaborera ukihangana, uwo tuzawuvugurura kugira ngo imfura ibe ahubwo iyo muhurira ahantu ku isaha mwavuganye, apana kuhaborera. Uboresha undi azajya amenya ko yica umuco mushya w'u Rwanda. Saba ingamba zikomeye. Nkaba icyanyuma ndangirijeho ari uruhare nifuza ko u Rwanda rwazagira mu gutsura ukwishyira hamwe kw'Abanyafurika mu rwego bamaze imyaka 200 baganiraho, bita panafricanisme. Ni nk'ubumwe nyafurika,
aho abakomoka muri Afurika yose bashobora kwiteza imbere bishyize hamwe. Icyananiranye ni ukuba bagira igihugu cyabibafashamo, ngo uwo muco nyafurika uba ufite igihugu kiwutsura. U Rwanda nirutabishobora ruzatanga ubundi buryo bwo kugira ngo kibeho. Nkaba mbashimiye izi ngamba, abazishaka bashobora kuzibona mu ndimi zose, ariko ubu ngarukiye ahangaha mu Kinyarwanda. Nkaba nifuza ko niba hari abafite ibibazo cyangwa hari abavuga bati tuzagutora ari uko utugiriye gutya na gutya, mumbaze numve niba nzabishobora. Ibyo nemera ndabyemera. Murakoze.